Ibihe bihiri mukunzi w'inkuru y'urukundo. Ese wari uzi ko buri umwe afite isaha n'igihe byazabonera urukundo rwe yagenewe? Ese wari uzi ko nta myaka runaka yagenwe ugomba kuboneraho urukundo byanga byakunda? Ese wari uzi ko nta buzima bubi na bumwe wacamo bwatuma utabona urukundo rwawe ngo nuko wabunyuzemo? Ese wari uzi ko ikiri cyawe ntaho kijya? Reka ngutangirire inkuru y'umwiza Liliane, utega amatwi niba na ngombwa ko ukura isomo uryandika ahantu rizagufasha ubuzima bwose. Gusa hagiye harimo amasomo menshi nk'uko twabisezeranye hano ku nkuru y'urukundo, turigana tugahugurana ndetse tukanavurana. Ahasigaye rero nawe kora subscribe ube umwe mu bagize umuryango mugari w'abakunzi b'inkuru y'urukundo. Reka ngutangirire inkuru y'umwiza Liliane. Ndi umubyeyi usa naho ndi muto mu myaka kuko ubu tuvugana mfite imyaka 29, ariko ubuzima bwarankujije cyane pe. Reka nkubwire ibyanjye. Mvuka mu rugo banyise umwiza Liliane, nkura mbona nta bandi bana mu rugo, bivuze ko nari ikinege. Mu rugo twari twifashije, twari tunatuye mu mujyi wa Kigali dore ko ari naho navukiye. Mfite imyaka 10 ndabyibuka nigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nibwo papa yitabye Imana azize impanuka kuko yari umushoferi. Kuva ubwo mama yasigaranye inshingano zose papa yari afite mu rugo, harimo guhaha ndetse no kunyishyurira ishuri. Mama yahise atangira kujya acuruza imbuto Nyabugogo, gusa ntacyo nigeze muburana. Sinigeze mbaho nabi ngo nuko papa atagihari, kuko n'igihe nagiye muri segonderi mama yakoraga ibishoboka byose nkabona minerivare, ibikoresho by'ishuri, yewe na argent de poche atayibagiwe. Najye kujya ku ishuri dore ko nigaga muri internat muri segonderi, akambwira ko ngomba kubaho nk'umuntu mukuru, ko ngomba gukura byanga byakunda, ko ngomba kwibuka ko nta papa mfite, ko ninjya mu byo kwitwara nabi ku ishuri mama atazambonera umwanya wo kwirirwa aza ku ishuri ngo ni amakosa yanjye, kandi abari mu kazi ahangayikishijwe na minerivare yanjye ya buri gihembwe n'ibindi bikoresho. Gusa nanone akanyibutsa ko nkunda kandi ko nta kindi kimuhangayikishije uretse kwiga kwanjye ndetse no kuzagira icyo nimarira ejo hazaza. Gusa nanjye nakundaga mama cyane, nkumva ninkura nzaba nkawe kuko yagiraga umurava ngo singire icyo muburana nkabikunda. Nize neza, yewe no mu mwaka wa 3 ndatsinda. Aho nagiye kwiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, nahageze ndi mushya masanga umusore wari hafi yaho bakirira abanyeshuri, yari muremure cyane yambaye imyenda ya siporo, kuko naje rero nyuma y'abandi aramfasha cyane, anyereka aho nyura niyandikisha ndetse anantwaza ibikapu. Ambaza amazina amubwira ko nitwa umwiza Liliane, numva arasetse. Mubaza icyo asetse, ati ntacyo nsetse nuko izina rihura na nyiraryo. Ndamwenyura ambwira ko yitwa we Iva, mbona afite ballon, nuko mubaza icyo akina, ati njye nkina volleyball, uzamenya vuba. Ibi bivuze ko yari umusitari mu kigo kubera uyu mukino yakinaga. Nuko tuba tugeze aho abandi bakobwa baba, abakobwa bari aho hafi ngo bajye kunyereka aho ndara, gusa bamubaza niba ndi mushiki we, arabemerera. Nuko abakobwa bamfasha bishimye nkaho banzi nabo, kuko nabonaga basa naho bubashye umusore cyane. Nimugoroba twaje kujya muri refectoire, tugenda numva umuntu amfasha akaboko, ndikanga. Ndebye mbona ni wa musore, arambwira ngo bon appétit mwiza. Narahindukiye mbonye ko ari we, ndamwenyura mbura icyo musubiza. Mu gitondo kuri rassemblement nabwo numva umuntu arambwiye ngo hano gutebeza n'itegeko. Impita mbikora n'ubwoba bwinshi nzi ko ari nkanimateri, mpindukiye inyuma nsanga ni Iva, ndamubwira nturakoze cyane. Bikomeza bityo, bon appétit atayimbwira nkumva ibiryo byambihiye. Kuri rassemblement ya mu gitondo nahindukira inyuma yanjye, nahabona undi, uwo munsi nkawiga ntatuje nibaza niba hari ikibazo yaba yagize. Muri make natangiye kwiyumvamo Iva ku buryo nanjye ntamenye uko byaje. Gusa uyu musore we yatahaga hanze y'ikigo aba muri ghetto. Rimwe na rimwe rero yanjyanaga kumusura ntorokesheje, cyane cyane muri weekend. Ndagenda ndamukunda ndibura, gusa nawe akankunda. Niyumvaga ndi umunyamahirwe gukundwa n'umusitari mu kigo cyose. Bikomeza bityo, muri make twari tumeze nk'abibera mu isi yabo. Gusa nanone tuvuye mu kiruhuko kirangiza umwaka, we yaragiye mu wa 6, njye ubwo narinje kwiga mu mwaka wa 5. Umunsi umwe rero ari muri weekend, nkuko nari naramenyereye kujya gusura Iva hanze y'ikigo, navagayo rero mfite imiti naguze muri farumasi, nahura n'umuyobozi umwe nkabeshyera undi ko ari we wampaye uruhushya. Gusa nanone kubera ko ntari nsanzwe ndi umunyamakosa mu kigo, ntago batindaga kubyumva. Rimwe rero muri weekend mpure na animatrice, ati Liliane hagarara, atuvuye he ko wihuta cyane? Ntimvuye muri farumasi kugura, nkiri kuvuga abanciye mu ijambo, ati yego bambura arwaye biragaragara, ariko ujya kwa muganga farumasi buriya ntibavura indwara, ahubwo bavura ibimenyetso byayo. Numva icyo bakirantashye mu mutima, ntisunze
ndagaragara nk'umurwayi, ariko numva arongeye arambajije ati none se uheruka kurya Liliya? Ntiyega ni Matri, ati ejo rero uze nguhe urundi ruhushya noneho ujye kwa muganga, ndabona usa n'ufite ikibazo cyo kubura amaraso. Numva ndishimye ko mucitse, ariko nanone nsigara mu gihirahiro cy'ikibazo naba mfite mu mubiri, kandi kuva navuka nta na malariya iramfata. Ubwo mu gitondo nzindukira kwa animatrice mu bajya kwa muganga, ariko numva nkiri mu rujijo pe. Mu gihe nari ntegereje mu basaba uruhushya, Iva yaje ansanga, ubona nawe yaguye mu kantu. Ati umwiza, kuko we niko yanyitaga, ariko abandi banyeshuri banyitaga Liliane. Ati ngwino nguhe tike. Mu mutima ntitike, ariko ndahaguruka ndagenda. Aranyihererana ati urwaye icyumwe? Nise ko didimanga byo bije bite? Nifite ikibazo cyo kubura amaraso Iva, kandi wihangayika humura kwa muganga baramvura. Nuko Iva mbona asa n'utuje mu kuntu, ati noneho bivuze ko bitewe na bya bintu byanyu by'ukwezi, umwiza wanje bambe. Ndamusubiza nti oya, sinkeka ko ari byo byaba byarabiteye, kandi ntanabiheruka. Iva mbona arahindutse abaye undi wundi. Ati uvuze ngo Liliya? N'ubwa mbere rero yaramamagara Liliane kuva nagera ku icyo kigo. Ubwo tukivugana ariko mbona ninjye ugezweho, aho nari nicaye abandi nabo bari kumpamagara bati Liliya ngwino ujye gufata uruhushya rwawe. Iva bibonye atyo atumva nkubwire, arankurura cyane anyongorera mu matwi ati ntiwibeshye ngo utange inkari zawe Liliya. Ngiye kumusobanuza ibyo ambwiye, abaragiye ati ihute kandi urwara ubukira. Nsigaraho numiwe. Ubwo twaragiye kwa muganga, nakirwa n'umusore ati umwiza Liliane ni wowe, ko mbona warembye kutaje kwa muganga kare, kubura amaraso bitarakurenga bityo. Ati iyo utaza aka kanya rwose wari kuzaza utigenza pe. Ati none se umwiza uheruka imihango ryari? Ninaherukaga imihango tutarajya muri grande vacances. Ubwo hashize amezi 3. Muganga ati ko biteye impungenge se kuki utabigizeho ikibazo ngo usobanuze abaganga? Ni nuko icyo kibazo nsanzwe nkigira, cyane cyane iyo mvuye ku ishuri nsubiye mu rugo kubera guhindura klima. Ati yego nabyo bibaho, ariko ibimenyetso ugaragaza nuko ushobora kuba utwite ukaba utariyitayeho nk'umugore utwite. N'ubwoba bwinshi ako kanya ndisetsa, njyewe se ubwo se yaba yaravuye he muga? Keretse niba umuntu yatwite adakoze imibonano mpuzabitsina. Ati oya, atahubwo akira kano kantu niko kari bwemeze niba koko nta kibazo ufite, ubundi nugaruka tugasanga koko nta kibazo ufite kuko icyo kibazo gisanganywe, ndaza kugutegeka imirire uzajya ufata ku ishuri, wanasanga ari yuko uzonze baba banabatekera nabi pe. Ntiyego. Ubwo mba ndagiye, ariko ku mutima nti Iva ko kaza ubwenge pe, ni nkandi ntazo mbaha pe. Ubwo narahindukiye ndeba abo twazanye kwivuza, mbona bose nta numwe nakisanzuraho ku buryo namusaba yenda ngo ntange inkarizi. Nahise nigendera njya mu karesitora kari hafi aho y'ivuriro, ntegereza ko bose barangiza kwivuza nanjye nkatahana nabo. Ubwo niyemeza no gusiga ibyangombwa byose naje kwivurizaho, kuko bitwara urangije kwivuza. Mu mutima nari nakiriye ko ntwite koko, kuko naryamanaga na Iva kose nta na rimwe twigeze twirinda ngo nibura yambare n'agakingirizo. Nararize nkajya nibuka impanuro mama yampaga ngiye kuza ku ishuri, nkibuka n'ukuntu numvaga nzaba nkawe. Nubitse umutwe ndarira, amarira nayo yageze ahanshiramo, ntumba amaso, imitsi irarega. Gusa ngeze aho nibuka ko Iva afite geto, kandi nibuka ko ankunda. Numva ndakomeye ndihangana. Ubwo bagiye gutaha ndabarabukwa mbicokamo turataha. Nuko nubika umutwe mpaka turinda tugera mu kigo. Nageze mu kigo mari cyumweru ntarya kubera ubwoba, nkajya ndya uturindazi ndetse n'utundi tuntu, ariko sinjye gusangira n'abandi. Ubundi iyo ntajyaga kurya n'umunsi umwe, Iva yarabimenyaga akanyoherereza agapapuro kambaza niba ndamahoro. Icyo gihe cyose Iva ntiyanyandikiye, ahabe no kumbaza abo twinganaga kuko sinajyaga kuri Rasamburema kuko narazengereraga. Nabayeho n'urwikekwe rwinshi, sinjye narose weekend igera njya kwa Iva mubwira uko byagenze. Ako kanya yaransubije ati none se Liliya urashaka ngo nkore iki njyewe? Ati kari wowe ikibazo kiriho. Arakomeza arambwira ati ubundi se ko nta bwenge ufite, nari kukugira inama yuko uzajya winjira mu kigo batakuvumbuye, yewe nkanaguha imiti yo kwitwaza ngo uvuge ko wari urwaye, nkanongeraho no kukwibutsa ibyo tunini tw'abakobwa banywa ngo badasama. N'ubundi narabibonaga ko nta bwenge rwose. Inama njye nakugira muri aka kanya Liliya, gerageza ushaka uko utaha hano batarabimenya, utanteza abantu. Natike rwose ndayiguha, ariko ushaka ukuntu utaha. Ako kanya naramurebye numva koko ndi igicucu. Ndamubwira nturakoze, ku myaka yanjye 17 mba nakiriye ko ntwite. Ubwo nakoresheje uko nshoboye kose ndataha, kandi ntaha nk'utazagaruka. Nageze mu rugo rero mfunga umwuka, mama mubwira byose uko byagenze, nanamubwira ko inda niba narimo ishobora kubimaza amezi arenga 3.
mama ntacyo yansubije. Tujya kwa muganga dusanga koko ntwite inda y'amezi 4, ahubwo ntiyagaragaraga inyuma cyane. Gusa muri iyo minsi turi mu rugo na mama, nza kumva asenga cyane mu cyumba, asakuza cyane atitangiriye. Numvishe asakuza cyane njya kumviriza, numva ari kurira avuga ngo Mana yanjye mbabarira kuba umubyeyi gito, mbabarira ko nahugiye mu gushaka icyambeshaho n'umwana wanjye maze nkiyibagiza izindi nshingano zo kumwigisha ubuzima bw'umukobwa nk'uko babwitwaramo. Mbabarira Mana ko uyu mwana namurangaranye akaba yandagaye kandi nanjye anyandagaje, ariko Mana yanjye wampaye inshingano zirenze ubwenge bwanjye. Iyo si yari kuba hari sinari kuburira umwanya umwana wanjye. Namwitayeho akiri igitambambuga koko, ariko ubu nibwo yarankeneye cyane. None Mana nawe nibwo wampaye inshingano zo kumubera hose icyarimwe, nkamubera papa nkanamubera mama. Mana yanjye, nkimara kumva uko kuntu yariraga cyane yashyize ijwi hejuru, nahise nirukankira mu cyumba cyanjye. Indubwo yari imaze kugenda igaragara, ndayifata nuko ndarira. Naherukaga kurira bingana bityo cya gihe ndi kwa muganga. Nuko mama agerageza kumba hafi uko yari ashoboye, yirinda kumbwira nabi ndetse no kunkomeretsa, yewe ndinda nibaruka. Nabyaye umuhungu mwita Brian, aranamukunda, aramunderera, yewe amfasha no gusubira mu ishuri kugira ngo ndangize segonderi. Narangije kwiga ndagaruka mba mu rugo, ariko ahantu hose nagendaga mpanyura bagashyushyura bati dore wa mufiyemere wa mama Liliane. Burya barwubika ngohe koko. Nkomeza kubaho ntyo n'agahinda kenshi, ariko ngeze aho ndabimenyera. Ibyo bavugaga ntabwo byigeze bikomeza kunkomeretsa. Gusa nanone hari umupapa wajyaga aza kureba mama cyane, wanamufashaga kumushakira amasoko y'imbuto, akanamufasha kurangura. Yakundaga kuza mu rugo kenshi, nahamubonye kuva ntangiye segonderi agenda afasha mama cyane, nkajya mwubaha nk'umubyeyi nawe kandi nkishimira uko afasha mama akambonera minerivare. Umunsi umwe mama yari yagiye kurangura imbuto Tanzania, ansiga mu rugo nita ku mwana wanjye Brian wari umaze no kugira imyaka 2. Gusa nirirwa aho mu rugo mbona wa mupapa araje, ndikanga kuko numvaga nta mushyitsi niteguye. Nuko araza akina n'umwana wanjye kuko nawe bari bamenyeranye, aramuterura bajya muri salo, nanjye njya mu byo kumutekera kuko hari ibiryo by'umwana gusa. Gusa nkiri gushaka icyo shyira ku ziko, numva umwana ararize. Nuko niruka njya kureba icyo abaye, nsanga ari kurira. Uwo mupapa umuteruye, gusa yari yamuhaye fanta kandi ntiyayinywaga pe. Nuko mubwira ko ariyo mpamvu yarize kuko atajya anywa fanta. Ndamufata muhibere, isoni zari zaranshizemo, sinari nkitinya konsa abantu bandeba, mbese nari nariyakiriye. Ugatangira kumbwira uburyo nabyaye umwana mwiza, nuko atangira kumbwira ati nanjye se wazambyariye umuhungu koko. Naramurebye numva nanjye ijisho rirambabaje bitewe n'ukuntu nari karazi. Mbona ubwoba nawe
niruka njya kumushakira amata ngo umuhembure, gusa mu by'ukuri nari mfite umutima nanjye utangira umwere, nkishinja ko bimbayeho kubera ko n'ibya mbere byambayeho. Ntangira kwibuka ukuntu abaturanyi banjyaniraga inzara bati rwubika ngohe, nkibaza aho mpera mvuga noneho ko nafashwe ku ngufu, nkumva ntawe uri bunyumve. Gusa mama we natinye kubimubwira kuko nakekaga ko uwo mugabo yari umwinjira we, noneho nkumva ayo mahano nta hundi buyakwize ko nasangiye umugabo na mama umbyara. Ikibabaje kuruta ibindi kandi mama noneho yatangiye kujya anyohereza kurangura na wa mugabo, gusa kuko yari atangiye kujya arwara umugongo mbona nta yindi mpamvu namuha yo kwanga kumufasha akazi, kandi nawe yarandereye umwana nkiga nkarangiza. Rero haciyeho nk'ibyumweru 2 nibwo nibutse ko ntabonye uko njya kwa muganga kubera akazi kenshi mama yari yarampaye, yenda basi ngo kwa muganga bandebere niba ntanda cyangwa se indwara natewe na wa mugabo. Ntibyatinze rero namenye ko wa mugabo nawe yanteye inda. Ubuzima bwakomeje kurushaho kugenda bunsharirira, ndagenda nanga icyitwa umugabo wese ahava akagera. Nari nararakaye cyane numva abagabo ari abo kuvumwa, nuko twamara gukeka ko ntwita agahita nshushubikanya kanyirukana ako kanya nta no kwiyumanganya, yewe ntanakurikirana aho amaraso ye yaherereye, nkumva noneho mbangiye rimwe. Ubwo nanone mama yaje kumenya uko byagenze kose ngo ntwite inda ya kabiri, gusa nawe akumva ibyo kurega umugabo bakamufunga kandi asa naho abesheje ku rugo byaba ari nko kwiyahura. Ati reka tuzamuganiriza kwiteho n'umwana wawe, nanjye akomeza mfashe ubucuruzi, maze tumubwire ko natabikora tuzamurega ibyo yagukoreye. Ubwo nabayeho ntyo, umugabo ampa 30 ku kwezi, mama nawe aza kunsohora mu nzu ati igenda dore wabaye umugore, sinakishingira abo wabyaye ngo nawe nkomeze kukwishingira. Menya ubwenge nibwo uzamenya agaciro k'umwana wawe. Naba ndi kukurera abajeyi nkakabya, musaba ko nibura yamfasha nkabanza nkabyara. Mama yarabyanze ati mvira. Cyokora Brian we ndamusigarana, wowe gendana n'uwo utwite, uko muzabaho bizaguha guha agaciro umubyeyi. Nabuze amerekezo, nuko uwo munsi wa mbere ndara ku irembo ryo mu rugo. Mama mu gitondo ambonye nibwo yambwiye ati ngaho gapfe kuza kabe hano hahoze igikoni. Gusa ariko wimenye, ugomba gukura byanga byakunda, ugomba kubaho nk'umuntu mukuru. Ndamushimira ariko nkomeza kwitotombera Imana nyibaza icyaha nakoze cyatuma ibyo byose bimbaho. Ubwo nari ngejeje imyaka 21. Nazerereye umujyi nshaka akazi, ngize amahirwe mbona ko kujya nkubura muri resitora kari akazi kadasaba imbaraga pe, ariko kuko nari ntwite kandi yari na resitora isa naho iciriritse ukuntu, umwuka w'ibiryo warankubitaga nkumva ntaye ubwenge, ariko nkihagararaho kuko wampaye akazi nawe yari yangiriye impuhwe ngo sinzansabirize. Ubwo ayo bampaga nkayongera kuri ya 30 wa mugabo anyoherereza ku kwezi, nuko nkasevingira umwana wanjye kuko kurya byo barangaburiraga ku kazi. Nakomeje kuhakorera kugeza indibaye nkuru aho yagaragariraga buri wese. Ariko aho hantu naho hakundaga kurira abamotari. Hari umumotari wakundaga kunyitegereza, mwiza pe, ufite isuku, gusa mu mutima ntapo, ndorera kamere mbi y'abagabo. Buri munsi abanyitegereza ashaka kuzangirira nabi dore ko bose ari ibiremwa bibi. Nkakomeza nkikuburira. Umunsi umwe nakuburaga ibiryo hasi, wa mwuka numva urankubise. Nsa nusohoka hanze kuko numvaga ngiye kuruka. Igera hanze mbona wa musore w'umumotari aje yiruka cyane, nuko ahita mfata mu gatuza, antega ijire ye, arangije arayizinga ajya kuyita muri toilette, anzanira n'amazi ndanywa n'ubwoba bwinshi nti imota mbabarira kubw'ijire yawe. Nawe arambwira ati oya, amajire mfite ni menshi, ahubwo se wowe urumva uri muzima? Ntiyego meze neza. Gusa nihagararagaho kuko nari nahise ncika intege pe. Ubwo mpita mfata inzira ndataha. Gusa uko ngenda ngeze imbere mbona yamparitse impande. Ati none se urabasha kujya kuri moto? Nti oya, sinayijyaho, sinjya ntega moto zigenda nabi. Motari atari kunanjye humura singenda nabi, ndigengesera kuko uri umubyeyi. Gusa sinagendanaga amafaranga kuko amenshi nayashyiraga kuri banki ngo azamfashe mu kubyara no kurera umwana navuka. Ndamusubiza nanjye nti ariko sinaguteze mota, rwose igendere. Ati ndabizi ko utanteze, niyo mpamvu nabanje kukubaza niba uri bwihangane nko gutwara mada. Numva ko karakomeje, ndihangana njya kuri moto ye. Mu nzira agenda nyibwira ati nge nitwa Mudahemuka, maze imyaka myinshi ku kazi k'ikimotari kuko nkinanirwa gukomeza kwiga university nahise nza muri aka kazi. Ati nukuvuga ngo aka kazi burankamaze imyaka igera mu 10. Gusa uko yagendaga avuga ku mutima ntariko abamotari babaye bati ubu bari kumbwira arumva koko binshishikaje. Ariko warakomeza ati buriya nubaha umudama hava akagera, noneho yaba natwite bikaba karusha. Ubwo ni nako yantwaraga gahoro bishoboka ku buryo nanjye numvaga atari moto ndi kugendaho. Nuko arakomeza ati buriya iyo umubyeyi atabaho sinari kuvuka kimwe nawe n'abandi bose ubona, none se niyo mpamvu yatuma ntamwubaha. Kandi mada kariya kazi ukora hari igihe kirageze ngo ugahagarike cyangwa baguhe ikiruhuko kirekire ubanza ujye kubyara.
ubiganireho n'umufasha wawe. Ati njye niko nabibonye, unyihanganire niba nararebye bitandeba, gusa nkwitegereza buri munsi kuko njye mpora ndira hariya hantu, nta handi njya ndira. Ku mutima ntiwikirushya, ibyo ndabizi ko amaso aba yenda kukuvamo buri munsi. Nuko ndakomeza ndicecekera. Arakomeza ati mada, ndabizi uri kunyumva kuko ndi kugerageza kongera umuvuduko uri guhita umfata cyane. Yari afite amagambo menshi pe, gusa nanone naramwumvaga nubwo numvaga byandambiye. Abarambwiye atari ko reka nkubwire, ntumfate nka motari w'umuhehesi mubyeyi. Mba nditanguranira nti oya, uri umwana mwiza rwose. Ariko ku mutima naravugaga ntumfashije wakongera umuriro nkava kuri moto yawe waruhehesi rubiwe. Arakomeza ati rero nubwo ndeba utya nahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bwanjye. Imvana yo kubaha ababyeyi by'umwihariko abatwite, ati nuko nanjye nabyawe, ariko nanone hari n'indi mpamvu. Ati mbaza ngiyihe? Nuko ndamwihorera ntiyenda yakumva ko ntashaka ibyo avuga akibwiriza agaceceka. Ubwo kandi n'impamvu yatumaga dutinda cyane kugera mu rugo nuko yagendaga buhoro bingana iby'umunyamaguru. Ati mada, noneho ndatomboka ntimota, witondere kunyita madamu kuko sindi madamu wawe. Ati mbabarira mubyeyi, ati icyo nakubwiraga nuko nababajwe mu rukundo. Ku mutima ntiwari wabona se? Arakomeza ati nakunze umukobwa, bigeraho umutera inda, arabimbwira pe. Niko kumuca mu ijambo ntiye uko mwabaye, wamuteraga inda se ari umugore wawe, kuki utabyirinze se? Ati nkunze noneho kuri kunyumva. Ati noneho mubyeyi rero, uriya mukobwa naramukundaga, yewe nanjye sinifuzaga kumutera inda ngo mwandagaze, ahubwo byatubayeho nk'impanuka kuko ubundi twari tumaranye imyaka igera muri 3 kandi twirinda. Ni impanuka nyine, hanyuma se bigenda bite? Ati reka ngukomereze. Akimbwira ko namuteye inda narabyishimiye kuko numvaga n'ubundi mfite gahunda yo kuzamutwara. Ndamubwira nti rero dukora ibishoboka byose twihutishe gahunda z'ubukwe itaragaragara, gusa we mbona ntiyishimye. Ati rwose mubyeyi sinakubwiye ko maze imyaka igera mu 10 muri aka kazi, byose nabigiriraga umuryango nzagira n'abazankomokaho, kandi kuba ndira muri iriya resitora isa n'iciriritse ni ukugira ngo hatayo nkorera yose ntajya nyamara umunsi umwe. Buriya narizigamiye biratinda kandi n'ubu ndacyabikora. Umukobwa ku kanya twari kumwe yaranyemereye, ariko igihe dutandukana sinongeye kumuca iryera pe. Nongeye kumubona nyuma y'amezi 5, wa mukobwa adatwite. Nuko ndamwegera ndamubaza, aransubiza ati ntiyari kubyiviramo ibyo kubyara cyangwa se gushaka akiri muto wo kwirira ubuzima. Mari cyumweru ntasubiye mu muhanda mu kazi, ntekereza uburyo umukobwa yankuriyemo inda, umwana wanjye ndatanamubyaye ngo amunjugunyire mwirerere. Kuva rero icyo gihe umugore utwite ndamwubaha kuko aba ari intwari. Hari benshi rero batabasha ubwo butwari mu mezi 9, bakumva bari buve kuri taye, bari utagaciro, gusa njye mbaha agaciro mukwiye. Uzabyare wonke mubyeyi. Ubwo nanjye nari ngeze muri quartier zo mu rugo, mba ndamubwiye nti nturenge kuri iryo poto rya nyuma niho mu rugo. Motari mudahemuka rero nkuko yanyibwiye, ati kandi nishimiye ko naganiriye nawe mu gihe nakurebaga cyose utabizi. Umva rero, nakubeshye natashye ntekereza motari, uburyo ari umuntu ushyira mu gaciro, uburyo yubaha umugore, atangira kumpindurira isura nari mfite ku bagabo bose. Ntangira kumva ko harimo n'abeza. Nanageze mu rugo numva nakize, numva nsa numeze neza kubera akanyenga numviye kuri moto. Nanone numva nkunze moto kandi narazitinyaga. Nabonaga zose zitwarwa n'abasazi, mbese mudahemuka yampinduriye imyumvire nari nifitemo yose. Ubwo nkajya njye ku kazi, igihe nkarangirije nkabona mudahemuka aparitse aho, ati nyemerera ngo utware mubyeyi, ntubyange nzajya ngutwara neza. Ntubyange nzajya ngutwara neza ntusikire, kuko kukubona ugenda n'amaguru nanjye byatumaga numva ko ntacyo maze. Akomeza kujya ntwara, ngeze aho mbona igihe cyo kubyara kiregereje, ntangira kujya nsiba akazi. Muri uko gusiba akazi, mudahemuka yaje mu rugo, nuko akubitana na wa mugabo wajyaga aza mu rugo, gusa noneho kuko yatangaga indezo, yari yarongeye kujya agaruka gupanga business na mama. Ndebera mu myenge y'igikoni nabagamo mbona mudahemuka na envelope, ati muraho neza, muranyihanganira ko ndi umushyitsi utunguranye. Ati madamu wanyu turaziranye, mbese ni inshuti yanjye, akoreraho nanjye nkorera, nyine urabona aho ndira niho akorera. Rero nari maze igihe ntamubona ku kazi kandi mperuka naniwe, niko kuza kureba ko yaba yarabaye amahoro. Umugabo yakira envelope, ati ntawe uhari rero genda. Nkeka ko yenda yagize ngo ni mama bamubazaga. Mudahemuka ati murabeho kandi musubireyo nta mahwa, ufite umugore w'intwari rwose, nzagaruka kwakira inkuru nziza. Kuva ubwo mudahemuka nahise numva mukunze birenze, nimugoroba nsubira ku kazi, ariko ntagiye gukora ahubwo ngiye gushaka mudahemuka. Ndategereza igihe baza kurira nijoro, ngira amahirwe ndamubona, akimbona ntiyarya. Ati mubyeyi ko noneho uri hano nijoro bite?
atangira kumbarira za nkuru ati naraje kugusura iwawe ngo mpita muca mu ijambo Mudahemu ntwara kuri moto yawe gake gashoboka ntahana nkubwire. Ubwo nanjye mubwiza ukuri ko ntari umubyeyi ahubwo ndi umukobwa wabaye igiti utararinze ubusugi bwe. Mubwira ibyambayeho byose n'uburyo ntaha mu gikoni. Gusa nongeraho nti ariko nta bufasha bwawe nkeneye. Nagira ngo nkumvishe ko buri muntu aba yarahuye n'ibibazo bitandukanye n'ibyundi. Wahuye n'umukobwa wanze kuba umubyeyi, njye mpura n'abagabo b'ibirura. Ubwo yangejeje mu rugo ndamusezera mba ndigendeye. Gusa nanageze mu rugo mpita ndemba. Bukeye Mudahemuka none hagaruka yomboka kuko nari naramubwiyeho nabaga neza noneho. Araza mu gikoni ambaza uko meze nti nta kigenda. Ahita ntegera noneho imodoka aramperekeza tujya kwa muganga. Narinze mbyara abaganga bakizi ko ari we mugabo wanjye kuko nawe ntiyasubiye ku kazi. Ku munsi nabyariyeho kuko nari nanabazwe navuye muri koma mbona abamotari benshi banshagaye n'amajire yabo ngira ngo sindi kubona neza. Mbona Mudahemuka afite indabo apfukamye hasi. Ati umwiza ndagusaba nkomeje ko we n'uruhinja rwawe mutasubira kurara mu gikoni. Ndagusabye nkomeje ko nshaka kukubera papa w'abana bawe. Ndagusabye nkomeje ko nshaka kuguhoza amarira yose warize kandi sinzabiteshukaho. Ngusabye kunyambika agaciro ko kuba papa uyu mwana ukamunyandikishaho. Urabumvuye nanjye igikomere nagize. Muri make ndagusaba ko wakemera ukambera umugore. Nyemerera umpa amahirwe yo kubana n'umunyamurava, umubyeyi mwiza kandi w'indangagaciro. Ndabizi ko nsabye byinshi kandi yenda ntanabikwiriye ariko nakwisabiraga umwiza. Amarira yambunze mu maso ndeba abamotari bose mbona ninjye bari kureba. Ndahindukira ndeba Mudahemuka mbona aracyapfukamye hasi. Nuko ndaturika nti ndinde ukwiriye ibi koko, ndinde wo kubahwa no kwitabwaho gutya. Mudahemuka ati uri umwiza kandi uri umwiza wa Mudahemuka kuko sinzarota nguhemukira. Nzagukunda ngukundira abawe kandi imparanira iterambere ryacu twembi. Naramubwiye nti haguruka wikomeza gupfukama ngwino nkobere. Turahoberana biratinda ariko hafi aho ibikubi n'ibivugirizo by'abamotari bivugira kwa muganga. Abantu bose barahurura, abarwaza n'abaganga bose bakoma amashyi. Mudahemuka nyambika impeta. Imodoka yari yakodesheje iradutahana. Abamotari n'akavuyo kenshi n'amahoni menshi mu muhanda baradukurikiye. Natashye mbireba nkaseka. Mudahemuka niwe wari uteruye umwana ubundi nkagira ngo ndi kurota. Mu gihe yari ateruye umwana numva arivugishije ati nkwise Mudahemuka mwana wacu. Ndamuhobera nanone turasomana mu modoka. Ngo kuko natanye n'agahinda nakekaga kari karande kuri njye nakekaga ko nzahora mbabaye kugera ku mpera z'ubuzima ariko kuva icyo gihe nsigaye ndira kubera ibyishimo gusa. Umwana amaze gukura twagiye mu murenge turasezerana. Wa mugabo nawe wamfashe ku ngufu aza kunsaba imbabazi anyereka n'ibipapuro byo kwa muganga ko burya yari afite ikibazo cyo mu mutwe aribyo byamuteye gukora ibyo. Ndamubabarira nta n'inzika nari mufitiye kuko ubuzima bwanjye bwari bwishimye kandi n'umwana yari yarabonye se. Mama nawe nyima Brian atarashaka akana babana kandi koko Brian yari yaranamumenyereye ndamumurekera. Ubu rero turera abana babiri mu rugo kuko Mudahemuka twabyaranye umwe kandi ubu ntakiri umumotari. Ubu yabonye akazi muri Majerwa naho njye yanshingiye alimentation hafi yo mu rugo. Ubu ndi umugore wishimye kandi ushima Imana. Mama nawe yaje kubana na wa mugabo ubasigaye bahinga imbuto bakazigemura mu mahanga. Uwe rero ukurikiye iyi nkuru ndagira ngo nkubwire ko nta kure wageraho kwiheba kutazakundwa nawe ugakunda. Oya waba wibeshye. Ntuzagire kure ngo nubona byanze wiyandari kukeka ko ariyo mahitamo ya nyuma. Oya ihangane utegereze wizeye kandi ukomeye. Ntucibwe intege nuko bakuvuga, ntucibwe intege nuko utize, ntucibwe intege nuko utarinze ubusugi bwawe, ntucibwe intege nuko umuryango wagutaye, ntucibwe intege nuko uri umukene. Bitinze cyangwa se vuba nawe inkweto yawe uzayibona irahari. Impamvu ziriya zose zitagukwira nuko atari izawe kandi ntuzihate zitagukomeretsa. Ihangane. Reka ngushimire mbikuye ku mutima wawe wakurikiye iyi nkuru yose kugera ku musozo. Isomo ukuyemo rikomeze, uri uw'agaciro kandi ndagukunda cyane. Ubundi ukore subscribe unasharinga buzi inkuru yafasha. Bye.